ufite ikibuno gito ntago ari gitoya gusa ariko nyine ndagikunda tu ikibuno cyawe Kararisa kankubwire sibyo ntago ari beef nangaruka kudisinga nyine uzaze nkujyana haboro habibitenge sibyo dufite company icuruza igitenge mva cyadanje sibyo none nkakwereka n'ubustire bugezweho sibyo kwako ni umukobwa mwiza akumana yambara ibintu nk'iby'abakecuru pe man super manager arenze cyakoze dufite abahanzi nka super manager abahanzi 10 bameze nka super manager nta n'umuntu utahita tumenya muri East Africa Strawberry ni uciriritse muri bo bitwaye iki se nkubwiye ngo bimeze bite nta kintu bitwaye nta na kimwe amakuru y'imisi amakuru ni meza ninde ndi kumwe nawe uri kumwe na n'umuhanzikazi witwa Umutoni Gaella aka Gaga ibintu ni mwe ibintu ni fire Gaga turi kumwe reka nsabe cameraman byibura se nkugira gutya wambaye udukweto twiza ngusanze mu rugo wambaye idarapo ry'igihugu udukweto nk'utu ngutu wambaye nakita gake agapira nakita iki wambaye akajampa ka vrai wambaye utuntu twose ubundi bimeze bimeze fresh nawe urabibona umuntu kwambika mutele please umuntu nyambika ni company yitwa Colors ndabashuje cyane mva bagira style za danje kandi bambika abantu bose b'ingeri zose ntagara abahanzi gusa bamibakobwa abagabo n'imyenda yubashye amashati amakoti byose kabisa baranyishyura cyangwa yuko yo baguhura amaho shandaguhaho tu Gaga ku muntu utakuzi hari umuntu ushobora gutebaza ati bundi Gaga ni muntu ki hari indirimbo yawe iri hanze kibura wamba bari ukamanga kanu gato Gaga bebe hamagara ngo bote fata ndagukorera akazi kose nubwo ari saa sita z'ijoro nta shida ibintu ni sawa ntandaye umujinya ntacyo bitwaye nta kintu bitwaye iyo ndirimbo yanjye imwe muzo nasohoye yitwa Manager kubera iki wasohoye indirimbo kayita Manager impamvu nayise Manager bwari uburyo bwo ni nko guha abakobwa confidence ira ndirimbo nuko nabanye nyine abantu benshi bayikomantinzeho cyane ariko yari yo guha abakobwa confidence like kubabwira ati namwe murashoboye why not ibi bintu mujya gusaba abagabo like nk'amafaranga why not mwebwe mutabibahereza mugakora mukabiba ariko se ubundi nk'umukobwa uri mu muziki ni nk'izihe mvune ushobora kuvuga ngo ahura nazo umukobwa uri mu muziki ahura n'imvune nyinshi cyane buriya iyo mbonye umukobwa aje akamarira imyaka 10 mu muziki atarasubira inyuma akora ibintu byiza mukubitira salute man ntago biba byoroshye aba manager hano hanze ku bakobwa nkawe mu minsi ishize wari ufite umu manager ariko uyu munsi nta manager ufite bimeze bite ni ukuvuga ngo manager twahagaritse imikoranire niko nabivuga twabonye bitari kuvamo ndamo kubihagarika tugitangira gukora ntago byabowaga ahubwo uko iminsi yashiraga niko byagiye bibowa ese ubona ikibazo cy'aba manager kiba ari ikihe nabo bari kumwe bahagarariye mu nshingano zabo ikibazo cy'aba manager sasa biyi minsi ariko bano bari kwaduka bano bari hari aba manager basanzweho like bamuyoboke bande n'abandi babitsimbye ariko bamaze igihe sasa hari abandi badutse abantu badutse ni danje bari gushaka kudukoramo akazi bari gushaka ngo tubatunge aho kugira bo bashake ikintu kiri budutunge twese ni ukuvuga ngo tubone inyungu tuzamuka ahubwo bo bari gushaka kudukoramo akazi kubakoramo akazi gute like management wowe kugira utera imbere uyishyure kandi n'ubundi wanayishyura ugasanga biri aho kugira bizamuke n'ubundi biri nyinira irishakira amafaranga kuruta kuguteza imbere wowe ubona umuhanzi kuko bikwiye yuko yatunga manager cyangwa birakwiye ko manager yatunga umuhanzi birakwiye ko manager yatunga umuhanzi kwa ko nicyo manager busibye ko ari n'abahanzi yego bashobora gutunga manager ariko manager akabakora ibikorwa byiza nyine bumvikanye mu masezerano Gaga wowe ukinjira mu muziki bwa mbere
ni iki kintu cyakugoye ukavuga ati man umuziki ndanawuretse? Ikintu cyitwa promotion cyarangoye kubera ko ntago nari nziranye n'abanyamakuru benshi, byari bigoye ukuntu kandi nari nkiri na muto ukuntu, yari challenge kabisa ebane. Yari challenge bivuze ko abanyamakuru ntago iyo umuhanzi akizamuka baramwirengagiza. Oya ku kera niko byari bimeze nyiza, usibye ko ntago navuga ngo nukunyirengagiza, ntago nyine nahise menyana nabo. Nukuvuga ngo bigenda biza gahoro, umenyana n'umwe akaguhuza n'undi gutyo. Amateka y'umuziki nyarwanda kuva muri 2006 kugeza muri 2020 na kuri wowe urabona different yabyo ari umuziki w'iki gihe wateye imbere shawe ino myaka byateye imbere, ntago hakibamo ibintu by'amashyamba ngo nkuko wenda ngo natandukanye na management ngo abanyamakuru wenda ngo bambanire cyangwa se ngo manager nteranye n'abanyamakuru ngo babyumve. Oya nukuvuga ngo niba watandukanye na management, itangazamakuru ryo rirakomeza rigufata uko nguko niwo manager uko nuvuga ngo ntago ribyinjiramo, nukuvuga murakomezanya kabisa bakagushyigikira. Icyo kintu nakunze. Gagareka none twiganirire ngewe nawe ibindi by'umuziki tube tugiye ku ruhande. Gaga wowe ku giti cyawe uri umukobwa mwiza, kwanza kuba uri umukobwa mwiza niyo wirebye mu ndererwamo uba wiyumva nshima Imana. Cyambere nshima Imana, nkavuga ati ubu ndacyahumeka umwuka w'abazima, ndambara ikintu nshatse, nkarya bikamanuka, ndahumeka like nshima Imana kabisa. Ubundi iyo bavuze ngo hari wavuze ngo ngiye uryoshye ngo niyo ugenda ngo mani nguratambuka tu kukabyumva. Wowe iyo wumva uri mu nzira wumva abantu bavuga ati Gaga bimeze bitura kwemera, kuri wowe wumva bimeze biba ari ibintu bishimishije, usibye ko iyo ngiye mu nzira ntago abantu bamenya ko mba nambaye amarinete, ntago bapfa kumenya. Ntago ubundi ukunda kwigaragaza? Ntago nkunda kwigaragaza cyane urebye. Nk'umuntu washaka kukumenya wambaye rinete yakumenyera kuki? Ikintu yamenyeraho ni igihe umuntu wambara rinete zitandukanye n'iz'abantu bose n'abasitari bose abaslay queen bashizemo n'abacelebrity, nta muntu twambara amarinete ameze kimwe. Uvuga ati ndi byose ndisi ku marinete ariko ushobora no kubura na byose n'ahandi. Simbizi nta wamenya, ni abantu babireba cyangwa se bakabikubwira, kuko buriya wowe ntago wapfa kubimenya niba uri mwiza cyangwa se umeze gute. Gusa ikintu cyo mbanzi iyo mberewe ndabibona, niyo nambaye ikintu cyiza gifite brand ya Danger. Ese ubundi ikintu kiri Danger kuri we ni nk'igiki? Ni ikintu gifite marke, ikintu gifite brand. Umuntu utambara marke zeho cyane ku bantu baba celebrity, iyo mbonye yambaye ibintu bidafite marke nyine biri aho ngaho just ngo ni ishashi, sinzi ngo nagakabutura ngo yakubisemo iki, ukaba wamubaze se iyo kabutura yitwa ngo iki, yakorewe mu ruhe ruganda, akaba atabigusubiza nyine wagapfa kubona ngo yambaye ibintu bipika gusa. Ukurikirana showbiz kandi uyirimo, umuhanzi kuri we wambara nabi ukavuga ati ngiye tu uyu muntu yambara nabi ndabibona ninde? Kibazo ni muvuga bazantuka. Ntago azagutuka. Imyambarire y'umuntu witwa akamuvuga kamureke utaneza abantu. Ntago we umuntu ni nkuko nawe namubaza ati uyu umuntu umeze gutya na gutya, cyangwa se umuntu wambara nabi akaba yakora samani kavuga ati ngiye umuntu wambara nabi ni Gaga. Kandi n'ubundi wowe ubwawe uzi ko uratwika, kandi nawe niyo agenda bavuga ngo genda twika, wowe umuhanzi uvuga ati uyu muntu yambara nabi ninde? Umuntu wambara nabi yitwa Clarisse Karasira. Imyambarire ye rwose azangana, ariko nge muhereza ibitenge bya Danger, makanzu y'ibitenge, nubwo mbona ari byo yambara ariko yambara ibitenge bya fake kabisa. Ariko no nta muco utambara igitenge kigezweho, azaze nge mwereka ibitenge bigezweho n'udukweto nk'utu ngutu dufite idarapo ry'u Rwanda, tunumutwo ngutwo nyine aba yambaye ibintu wagira n'iby'abakecuru. Akundi kuki wagiye kwiga? Kuki wagiye kwiga? Kwiga gute? Nyine kuki wagiye mu ishuri kandi numva ufite ubwenge? Uriga nyine kugira ngo ugire ibindi bintu wiyunguraho. Kubera icyo uvuze ngo Clarisse Karasira yambara ibitenge, ushatse kuvuga ko yambara musazi? Yambara? Hari ibitenge bita musazi.
hari ibitenge biba bifite karite ya kera kabisa abantu ntibamfate nabi nyine ntabwo nkunda imyambarire ye tu niwe muhanzi nyine mbona imyambarire nkavuga ati shane danje mu ba slay queen ubundi bavuze slay byumva mbere yuko mubaza ikibazo kuri slay umukobwa uri famous utwika kuri IG ebana nose bayatwitse aratambuka bigacika nyine ufashe de Kate ugafata na Shadibu ugafata na Strawberry muri bose uvuga ninde ubona ushobora kubaciriritse muri abo bose? Strawberry ni uciriritse muri bo kwako Shadibu no mama nubwo bavuga ngo ni slay queen atunze abana babiri nainze abamurayibona abantu hadanje man urabikecuru ararenze na Kate nuko ngo kafite iduka rye rya danje. Strawberry nta kintu kenzi cyeka sha kireka nyine kumubona kuri Instagram nyine slang ako nta kintu kibe cya danje nzi araho ngaho nyine atwikisha bura busa nyine urabona abashadibo batwikisha amazu ya danje afite abana ako Strawberry watwikisha ubusa n'amakariso nibyo biraho nibyo ngibyo ariko ubundi bitwaye kintu bitwaye da wambaye reka mbere yuko mvuga ibyo wambaye man ngiye wanteye ubwo oya seriye man uzuko mbonye iPhone 11 hari abantu bashobora kugira ngo ngewe namakabya nkuru kiragurutya tu ubabwiye ati ina iPhone 11 ubabwiye ati ndatwika this is 11 iPhone 11 hari abantu batanayize man bataranayiba gutyo tu azirahara ariko mu Rwanda abantu barazifite benshi tu ariko kuvuze ngo Strawberry acitse ariko nyimba mbona musa karago nsanura mukobwa mbabarira mfasha ahubwo reka wowe kubgawe ku giti cyawe kuri wowe ni nk'igiki ushobora gusaba Imana ukabwira ati Imana ibi bintu ndashaka kubihindura ku mubiri wanjye bihinduke kirasaba Imana subwo ntago yahita Imana ikambwa ngo nago nshima no wenda icyo gihe ishobora kuza kavuga ati gagansaba ikintu ushaka ku mubiri wawe ko nyihindura cyangwa kuri we imiterere yawe cyangwa umbwira uko wifuza kubuteye tu wayisaba iki? Nayisaba ikibuno kinini kuryo nzangenda abantu akaba ari cyo birebera gusa ikibuno tu nayisaba ikibuno kubera iki wifuza ikibuno ufite ikibuno gito ntago ari gitoya gusa ariko nyine ndagikunda tu ikibuno cyawe ukunda ikibuno kinini ariko icyawe ntugikunda ntago ngikunda byahatari nyine ndi biraho ngaho nk'iyo wirebye tu wowe uri ko buravuga ati Imana mbabura umindurire ikibuno kinini aya ntago njya mbisaba nuko warumpitishije bwa mbere na mbere umujama wa mbere waje kugutereta kavuga ati ngiye gutereta gaga ijambo ibuka yaje akubwira niri umujama wa mbere waje kuntereta hari kera nkiga muri nkitangira secondaire ikintu nibuka cyo yanyohereje agapapuro twari duturanye kanditseho ngo iki hari handitseho n'amagambo y'igifaransa icyo gihe byaranancanze ndasobanuza nyine abantu bo mu rugo baransobanura barambwira ati yavuze nyine ngaragukunda oya yari yanditseho ngo kukuvugisha ngo niba ngo bikomeye nk'urutare icyo kintu nibuka icyo nicyo kintu nibuka wumva nyine tarakubwira ati kukuvugisha bikomeye nk'urutare uryamye none watekereje iki? Narasetse kubera ko yari akana mana we narakarutaga ukuntu nyine twajyaga kungana ubona ari akantu k'akana none ubu ngubu uwaje kugutereta umaze gukora yavuze ngo iki yazanye kebwe yazanye gutya mula amadolari ninde se ubundi aya katubigire private ariko ubu nkawe nk'aka kanya wifuje nko kubyara nk'umwana hagati y'umuhungu n'umukobwa wabyara umwana umeze umuhungu ndabana b'abahungu we beda mfite n'umwana w'umuhungu witwa Givenchy yitwa Rumori Arsal Givenchy bishatse kuvuga iki? Givenchy nyine ni marque yani brand yitwa Givenchy nkuko umva za Gucci za Chanel nayo nuko nyine kubera iki utamwise nka Nike ngo mwite Adidas Adidas ni z'abakinnyi Givenchy nyine ni kimarke tu gikaze tu
hari abantu babiri, umuntu witwa Kasuku n'umuntu witwa Decat Vivo. Muri abo bantu kuri wowe ubafata nk'iki iyo wumvishe tu uburyo batwika IG, uburyo batwika ahantu hose, ku buryo n'umuntu akubwira ati njyewe iyo ndi kumwe na Kasuku cyangwa iyo numvishe ko Kasuku ya postinze mba mfite ubwoba, cyangwa iyo numvishe ngo Decat ya postinze, abo bantu Decat na Kasuku ubafata gute? Man aba promoter kabisa, niba nicyo bibazi ikintu cyitwa promotion kabisa. Nkawe wumva abagana wumva abagana n'abagana shaka unteranya nabo kubagana mu buhe buryo bagukorere promotion? Why not? Si batwika, si bo ba mbere batwika, subizi ya bari mu bantu nyine batwika bya danger tu. Wowe umunsi wa mbere wenda reka ngenda kikubaza tu, umunsi wa mbere umujama akubwira ati gaga genda shaka ko dukora geste, ko dukora ibintu by'abakuru, yakubwiye iki? Use nabyibuka sha nago mbyibuka. Akajambo kamwe tujye kwimenya. Tujye kwimenya. Yarakubwiye tujye kwimenya. Umusubiza icyakati gisimbuke. Ubwa mbere wumvishe bimeze bite? Ibiki? Nyine kwimenya. Ibintu byo kwimenya sasa buri muntu wese aba afite uburyo nyine bwiwe ya uburyo bwiwe nyine abyumvamo. Ubwo rero ndumva nicyo twagisimbuka ukuntu. Ufite inzara, njye namye nzitegereza kugira gutya tu. Ufite inzara ziri mu mabara atandukanye, orange, umukara. Ubundi izo nzara ni izawe karemano? Ya izi nzara oya nagari zanjye. Mfite umudesigner wanjye uzintereraho, shout out kuri we yitwa Shafi. Niyo uzintereraho. Urwara rumwe ruba ruhagaze amafaranga ngahe? Oya ntago babara rumwe ahubwo bara muri rusange. Izo nzara ubwo ukari 10 ziba zihagaze amafaranga ngahe? Wenda mu madolari. Mu madolari zihagaze mu dolari 50. Akubwira ati zimwe na amadolari 50. Sibazibona se. Amadolari senkani tukavuga ati ngiyewe uhindura inzara zawe mu gihe kingana? Shano kuvuga ngo izi ngizi mfite nzimara n'igihe kuko abayantereye inzara zimara amezi 3. Kuvuga nzimara na amezi 3 kereka iyo numvishe ndambiwe ibara ndagenda gacenjinga zikagumaho tu. Inzara kumva ngo umuntu bamuteranye aho ngo ari n'abantu batera ibibuno ego kubaya uretse no kubitera babyambara. Use nke wakwambara ikibuno? Nacyo nakambara ndagifite pe nubwo nshaka ikindi ariko icyo mfite ndashima Imana. Nago nambariye ikindi byabatuma cukuna. Mu banyamakuru mu Rwanda kuri wowe, mu banyamakuru uvuga ati umunyamakuru ngiye niyo yaza kansaba interview nayo namuha, ukurikije abo wumvishe ninde? Abanyamakuru uwo navuga ngo akaza kansaba interview sinayimo. Urebye rero abanyamakuru ntago njya nkunda kugirana nabo beef, abenshi turumvikana. Ntago nigeze ngirana beef nabo. Oya abanyamakuru na beef tujya tugirana. Mu bahanzi nyarwanda ushobora kuvuga ngo ngewe wansaba cyangwa we yagusaba collab ukayima, cyangwa uwo wasaba collab ukavuga ati uyu nguyu yaratwika namusaba collab ni? Umva ngewe kankubwiza ukuri, abantu numva nasaba collab batwika kandi bari international harimo Charina Nina, arabibi bararenze man, Butera Knowless na Deben na Bruce Melody. Ako Deben uramwemera sana? Nabo ngabo. Uvuze ko Knowless umwemera, hari bamwe bajye bavuga ngo Knowless yica umuziki nyarwanda. Wowe nk'umuntu mufana ni igiki wababwira? Ikintu nababwira cyo Knowless rero reka ngena nabivuge njya nkunda kubibona nimukamugeranye n'aba bana bato kabisa. Knowless ni umukecuru amaze imyaka 10 mu gakino, still aracya trending, mva nyine muracyamuvuga kuvuga ngo muramukunda kandi muramukurikirana. Knowless ni umukecuru mana ararenze aritunze. Knowless ni umuntu wagiye yitabira ama award menshi like za Afrima man,
nta katagize tu kwako uno muziki uragoye rero kubona umuntu umaze imyaka 10 ahari ndumva inarenga hari simbizi akirimo akivugwa n'ubundi bakivuga Knowless man bamushire hasi kandi bareke kumugereranya ngo sinzi ngo na Marina ngo sinzi man ufata umuntu nka Knowless ukamugereranya na Marina no kumufuka ntibangana nta kino kimwe banganaho no nta n'iki na kimwe ntibakabagiranye n'abantu babiri batandukanye ntibahura habe namba ni naha ni maka ni mkwavi naho ukajimaka n'amaguru inderande Knowless na Marina ni mkwavi naha ukajimaka n'amaguru cyangwa ukavi naho ukajya muri Amerika n'amaguru umva n'ibintu bidashoboka ni nyanja ntago bishoboka umukecuru bajye bamuha respect man ararenze yarakoze ibikorwa birivugira sibyo sinzi ukuntu nabivuga ngiye birandakaza by the way yo mbana bari kumugeranya n'ababebi baje ejo bundi ngo kuko ngo bakoze uburirimbo bungahe ngo Knowless ni umukecuru ya wowe na Marina ko mushobora kuba mwarize hamwe aya agatwigeze twiga hamwe ariko ni inshuti yawe aya kubera icyo atari inshuti yawe kandi mwaragendanye ntabwo twagendanye ahubwo twabanye muri group imwe ndumva kera umuzi ari umuntu ki muzi ari umuntu ki sha muzi ari aho ngaho nyine ari umubebi tu w'igikara kandi munini ko nguko muzi ubuze karinzo ngo bya simbizi mwazamubaza wenda bakoze ka edit Marina ntago ari zo bididika ngewe umbajije ukuntu muzi nyine mu bwana bwanyu wowe tuvuge wenda ntacyo reka tuve mu bwana muri bakuru umuzi ari igikara mani ngewe muzi ari igikara ari umubebi w'igikara munini Marina tu shaka bis Imana imweze Imana imweze imusubiza ubukara akose buri ubona tugiye nko mu ijuru nawe wenda nimba ariko uzajyayo ntacyo bitwara inshallah nana nibishaka akose umusilamu tugiye mu ijuru kwitije n'imirimo wakoze mu isi cyangwa nibyo wakoze mu isi ubona mu ijuru hari inzu tubare hari nyakatsi kwanza wowe iha agaciro k'ibyo waba utunze mu nzu yawe waba ubayemo mu ijuru usanze barekubaki yabimeze shaya bari nyakatsi nse nkubeshye ngo najya mu ijuru Imana niyo nkuru niyo ijajinga sha ntago najya muri nyakatsi wumva mu ijuru ukurikije n'amaturo watanze cyangwa se mu bantu wafashije reka tubare mu bantu wafashije ayo ibyo wabahaye nibyo usanze mu ijuru bakubakiwemo bifite agaciro kangana gute gufasha aho ndagerageza gufasha nabamba mu nzu nyine mu ijuru yaba ari inzu nyine isanzwe inzu isanzwe itari y'umukire itari n'iy'umukene iri aho ngaho tu aha turi ni iwawe hari abantu bashobora wenda ntabwo twigeze dufata video y'inzu tuyemo n'ahantu tuye barabona ahantu turi ni ahantu heza kwanza nawe ubwawe uri dolari inzu tuyemo agaciro kayo ni amafaranga angana sasa ibintu bijyanye n'imitungo sinjya ngo ndakubivuga cyane banumva nyine bitari ngombwa tu ariko nyine tu hari nk'umuntu ushobora gukora akavuga ati uriya mupeti ari aho tu wenda n'ibinavuga wenda ntuvuge mu manyarwanda wenda uvuge mu madolari ni amafaranga asanzwe birasanzwe ntabwo ari ibintu bya danje kabisa inzu yawe ishobora kuba ihagaze nka miliyoni 5 5 ni amafaranga menshi mwana wapi ugereranyije nka miliyoni 5 niyo nzu tuyemo ufite ababyeyi bombi yego papa na mama bahe murabana cyangwa mama aba Sweden umusaza muba muri kumwe umusaza niwe tuba turi kumwe kugira ngo rero abantu batakomeza no kuvange ndi kumwe n'umuhanzi mu misiri imbere uraza gushyira umuzigo hanze ndakeka muri iki cyumweru dutangira ndashaka akantu amagambo narayumvise sinzi icyo wambwira gishyashya ubwo wowe mibikorwa nyibagiza abo ba exe oh my baby ungwamo
tugahuza ibyiyumviro ni wowe unkoraho tugashimisha umubiri iyo ndi iruhande nimvamo ibidasanzwe I like that baby I like that bitwaye iki ariko kabahanze muri no minsi mukunze kuvuga ngo hari abakunze wenda si kubigarukaho cyane bituma wenda nizo ndirimbo nziha hiti ariko nanone ntacyo bitwaye wa mugani wawe ariko kubera icyo abanzi muri no minsi mukunze guhimba indirimbo tuzirimo utuntu twabitwaye iki nyegera umubiri wanjye urumva washyuhiwe uragukene kubera iki impamvu nose ko ari byo bicuruza yirimbye ngisi nisakaye barabimenyereye na babandi babahanzi ba kera nibyo baririmbaga umva rero abantu barabihazi ariko iyo uririmbye iyo ndirimbo irimo ibyo bintu abantu bayireba vuba bikakwinjiriza nawe ikacuruza kwa ubona umuziki nyarwanda umaze gutera ihe ntambwe nimba abantu basigaye bakunda like style za Nigeria, American, Uganda, Tanzania kuri wowe ubumva umuziki nyarwanda umaze gutera ihe ntambwe umuziki nyarwanda umaze gutera intambwe n'abantu birirwa bavuga ngo abantu ntibakora ako ngiye bijya binsetsa ngo abantu ntibakora waje ariko ukabikora wowe nawe ukatwereka ibyawe ushoboye sibyo abantu bagiye hari abarihirinze ntako batagize namwe urabizi n'amateka y'igihugu cyacu mani tumaze gutera imbere ntako tutagize kabisa n'abari abandi bo hanze nubwo bavuga ngo ntibatuzi batuzi nuko babijijisha uzagize ngo ntazi Bruce Melody ntazi The Ben ntazi bande arabazi ahubwo ntago yabereka kabazi nyine ariko barabazi ahubwo icyo nabona cyo abahanzi twebwe igisigaye abahanzi dufatanye ikintu kibura abanyamakuru bari ready kudusapotinga kabisa Nyarwanda nabo bari tayari ariko abahanzi ntago baraba ready nabo gushira hamwe kugira ngo ibintu noneho bibijana kwijana wapi ikibazo gisigaye mu bahanzi hari amatsinda abiri wenda reka nakubazeho uri umuhanzi hari itsinda rya Dream Boys hari itsinda rya Riyo mu muziki nyarwanda Dream Boys Urban Boys ayo matsinda abiri yaratandukanye niki kiba kiba kibura kubera cy'abahanzi batandukana nk'abanzi babamaranye nk'imyaka 10 batwaranye guma batwaye ibihembo bigiye bitandukanye ariko kumva ngo bashwanye ubona biterwa n'iki ishyari cyangwa bwa bufaranga cyangwa amafaranga plutôt ushaka no gusanga batari amafaranga bapfuye kwiyumva umwe akabona abantu niwe bakunda cyane akavuga ati ubwo abantu bankunda cyane kanze mve muri groupe wana n'ubundi bazakomeza bankunde nibyo ngibyo bibyica n'igiceri kiba kirimo n'amafaranga barimo kabisa kareba bati amafaranga barandya kankore ngenyine nzajye nyarya nta muntu mpagaze hejuru wigeze kuvuga The Ben na Meddy The Ben na Meddy batandukaniye ahantu batandukaniye The Ben aririmba ibintu biri international cyane kurusha Meddy nyine na Meddy arabikora ndanamukunda ariko The Ben nyine imana biboro byo biri international tu hari abantu bavuga ati The Ben aribonekeza ukuntu nyina ajya ahantu kugira ngo abantu bamubone akomede utuntu twadukora atuje ibyo bintu ubifata gute ibyo bintu buriya rero abantu bavuga ibintu ukuntu babishaka wenda se n'ukuntu babibona gusa ngewe ikintu mbona cyo mani The Ben ari na supportive byatari medara nifunga medari ifunga kabisa ebani ushaka guhura gutya kigira nk'atakubonye ariko Ben man ari cool ijambo rimwe ku musaza witwa Sengiyumva igisupusupu se namubwira iki nafatireho kabisa ashiremo courage musaza nawe barimo fresh tu ku buryo mwakorana na gisupusupu se twayikora ariko ubwo namuririmbisha ibintu bigezweho gakondo akaba yishize ku ruhande kuko nge ntabyo nzi ni nkihengera kuva mwajyamo gisupusupu namukubitisha trap mva akabyina nkanamubyinisha kabisa ariko nka buriya gisupusupu ko bavuga ngo abakobwa tungo mukunda nk'inote nigiye wenda akaza ibintu byose bifite nawe ufite inote rega ntago mvuga ko wenda nazo ufite ariko muri no minsi bavuga ko abatotatu mukunda amafaranga nka gisupusupu aje akakubwira ati ngigaga mfite inote zanjye Miami ku mazi hose tuzaflyinga tugende akagusaba urukundo warumuha gisupusupu narwo namuha
Gisupusupu ni umusaza mani ego ra musaza sinabira bihangasha twagendana se reka sha api Gisupusupu nyine ndamufana ariko si twakunda nagendana nawe hehe koko ukubita ikibizo cya dani aya wapi ntago nakundana nawe umusaza gusa ndamwemera uramwemera ukavuga ati ndamwemera tu nk'umuhanzi mu Rwanda avuga ati ngiye nkundanye n'umuhanzi namukunda ninde umuhanzi mu Rwanda akundana nawe ko mbona se ntakundana nabo barabajama twakorana akazi twako na sha indesi sha ntawe bwo kereka wenda umpitishijemo ati uyu n'uyu ariko ntawe uri kunza mu mutwe nta numwe tububanzi bari mu Rwanda kubera iki tubona nta numwe barajagaraye nyine ntago bari aba steady ubona ibintu by'inkundo undi subona babibamo wapi ariko se undi urabigira ndarugira ariko ntago nakundana n'abasani wakundana tu n'umuntu usanzwe akabasani wapi abasani wapi kare ndi umusani nawe uri umusani akako subwo twahuza hagati ya Rafiki diplomate Eric Senderi nuhe muhanzi wakundana nabo muri abo uvuze ati ngenda humirije umusaza Rafiki Rafiki ni umusaza nahitamo Rafiki Senderi nawe mbona ajagaraye nyine ubona atari tayari tu kubera ese ubona ari tayari umusaza ntago ari ready afite utuntu abajagaraye afite utuntu twinshi wumva umuntu witwa Supermanager Supermanager ndamwumva iyo waramubonye amaso ku maso mubwira ijambo rimubona uriya muntu tu avuga ko yasimbutse ibere rya Bigogwe ibintu byose yabitarutse Supermanager kuri umubona nk'iki man Supermanager ararenze icyo koze dufite abahanzi nka Supermanager abahanzi 10 bameze nka Supermanager nta n'umuntu utahita tumenya muri East Africa umva twahita tumenyekana man Supermanager aratwika noneho man aba ari confident bya hatari nyine ibiboro by'ububona bihagaze uswa nta muhanzi nzi ahubwo umeze nka Supermanager mu kuvuga ari nyine ububona ko ibintu avuga bihagazeho ntago ari bya bindi nguramubaza ngo yanga ibyo ntacyo twabivugaho oya Supermanager nyine man aratwika tu yaba bahanze ahubwo bameraga nkawe imva Rwanda rwahita ruhinduka saza aratwika fu uramwemera bikaze ni nk'irihe jambo yavuze ukavuga ati uyu musaza ararenze Supermanager se ijambo ngo bajye ngo management ya Diamond yamusabye collab icyo gipindi cyaransekeje byataje ariko se wumva ibyo avuga bari ukuri ntawamenya ari nubwo wasanga wenda bari ukuri gusa ntawamenya uhisemo kuba umuyobozi mu rwego runaka hagati wenda reka ndeke kuguhitisha wumva ubaye nk'umuyobozi wahitamo kuba uwuhe muyobozi muri leta naba minisitiri w'umuco na siporo waba uje guhindura iki kuri uyu uriho nahindura ibintu bijyanye n'imyidagaduro uhereye ku muziki mace ibintu byose bijyanye n'imyidagaduro abapeti bato bafite impano biki amagare byose imva nabihindura ariko uranatwiga rahira nukuri ako reka nkubwize ukuri cyangwa nkubaze iki kibazo hari igihe bavuga ngo ubundi iyo umukobwa tu ari kumwe n'umujama hari feelings nyine tuyumva izi feelings hari nk'abakunda gusomana ni nk'urugero nk'umujama akabakunda cyangwa umubebe akunda gusomana akunda nyine kuba ari kumwe na boyfriend we bagasomana tubakabana cyane n'ibyabana tu bya bindi harya wambwiye ngo ni kwimenya kwimenya hagati yo kwimenya no gusomana we n'iki kikuryohera ukunda iki byose se kari ibintu byatanje byose ni ibintu byatari nyine byose ni vibe tu nyine icyo wumva cye kubangukira wumva tuwiba wishimiye tu uri muri feelings ukavuga ati ngiye gaga ahantu ndahari ndi mu kajuru gato nyatoreka pani ijuru ryo hejuru ndi mu kajuru ko mwisi erga nta kintu kijya kiruta kwimenya uri kubimbaza kandi urabizi neza nawe nta kintu kijya kiruta kwimenya kabisa sushona se ariko ni nk'umuntu ushobora kuba atazi ijambo kwimenya
suguragira ngo tubivuge ubwo nyine utabizi ajye gusacinga kuri Google arahita abibona cyangwa mbibabwire ushatse yanabibabwira ndarengana ndacyari umwana muto uvuye mu gisibo cyangwa se n'abasilamu twese tuvuye mu gisibo ni iki wakunze gusenga usaba Imana ngo Mana iki kintu cyanjye ndagisengeye nasabye Imana ati Mana abanzi banjye jya ubereka ko ntabaho ubereke ko ndi uwa feke kugira ngo batangirire ishyari icyo kintu ndagisaba cyane Mana ndinda guseba sha bari abantu banyanga bose ujya ubereka ko kabisa ntari bitu ufite umutima mwiza shaka bese ukigera ku isi umaze kumenya ubwenge ni ikihe kintu kikosa ushobora kuba warakoze ukavuga ngo gaga nkoze iri kosa mbabaje mama ntabwo ndamukorera ikosa rigeze aho ngaho makosa nayasanzwe nk'abandi bana nyine tu ntabwo ndamukorera ikosa rya danje rituma avuga ati namubyariye iki oya ubyara umwana wawe w'imfura ni iki cyakugoye mani kubyara ni ibintu bya danje ntabwo nari nzi ko ari ibintu bya hatari kuriya ni ibintu bya hatari ni abantu nyine abantu babyumva gutyo ni ibintu birenze ntabwo bibaho kabisa none abagajama tujye dushima Imana mujye mushima Imana mva bya danje kuko babatijeho n'umunsi umwe ati uretse no kubyara bakabatizaho kujya mu mihango mwasara tureke kubyara kujya mu mihango mwasara abajama babatijeho umunsi umwe atijya mu mihango wahita uvuga ati abakobwa mwararushye ariko se uba wifuza kuba umujama aya abanyabyifuza kuba umukobwa ndabikunda amafresheri n'iki kandi abajama ni amafresheri uribyukira ukoga ugahita unagamo agapira ukaburagiye uravuga ngo abajama ni abanyamwanda ntabwo ari abanyamwanda ariko iyo avuye koga ahita yisiga nta kuvanga arireba muri miruwari abenshi ahita asandaguza imisatsi kigendera cyangwa se agasokoza kuri wowe ikintu kiguhenda hagati y'umusatsi n'amavuta wisiga ni igiki umusatsi niwo mpenda amavuta ntabwo ajya mpenda pe umusatsi ujya ku mutwe wawe cyangwa se ibyo ukoresha umusatsi wawe bigutwara amafaranga angana bintwara amafaranga menshi nyine ni menshi ako amavuta yo ntabwo bijya ntwara amafaranga make cyane umusatsi niwo mpenda nyine kujya muri salo sinzi kugura ibiki ariko gagareka tugaruke none mu buzima busanzwe buranga abakobwa muri no minsi kubera iki muri gukunda urufito amafaranga ahubwo n'umukobwa utayakunda ni ikigoryi cyane nta bwenge agira none se ubu hari umuntu wanga amafaranga ariko abakobwa murakabye oya ntabwo ari ugukabya ibintu byose bikorwa na kashi iyo ucunze usanga ibintu byose bikorwa n'amafaranga none se ko usanga hari umukobwa n'ubundi akura umujama wenda reka mbyite kumukura umujama arihininga umunsi ku munsi jama nimba ushaka kuza kugenda na taxi vatiri aragukubita izo 20k 50k uteze taxi vatiri uragiye muri gahunda zawe none ugasanga wa mujama mani nawe yagukeneye uramukatira kubera impamvu rero ari igihe umujama nawe aba ari indangare akaba afite ayo mafaranga nayaguha ariko ubona ari indangare gabe abakobwa banareba kure ukuntu iyo uri indangare nyine aba yabibonye akavuga ati okay sawa ndaje ngo ukoremo akazi akavuga ati iki jama ubwo ngo ndabumenye nawe urabyumva hagati y'imodoka n'amafaranga ukunda iki amafaranga imodoka si imodoka ni ibiki na taxi yo nayitega mfite igiceri cyanjye imodoka ntabwo ari ibintu bya danje imodoka ni time iragonga ariko igiceri kuri banki ni ahantu cyajya gaga njyewe ndumva kuganira nawe byandyoheye ariko reka tugane ku musozo igira ikintu wigeze kuvuga ngo hari abantu babiri ngiye kukubwira ugira ikintu babwira wavuze nakubwiye ko usa na Strawberry ati wapi ntago dusa urangije uravuga ngo Clarissa yambara ibitenge
iyi mikoro ngiye kuyiguha ugira ikintu ubwira Clarisse. shaka kuneza baby babandi ngira ikintu mbwira Clarisse. Clarisse akankubwire sibyo ntago ari beef nangaruka kudisinga nyine uzaze nkujyana haboro habi bitenge sibyo dufite company icuruza igitenge mva cyadanje sibyo noneho nkakwereka n'ubustire bugezweho sibyo kwako n'umukobwa mwiza akumana yambara ibintu nk'iby'abakecuru pe kubona urukanzu hano ukwaha kino kinyama cyano kukwaha cyasohotse mani hari amakanza renze kandi mva bitanahenze tu sibyo umva namurangira igitenge cya danje kigezweho sibyo nkamurangira n'utundi tuntu tw'udotise twiza nyine utuntu tugezweho akajya yambara abantu bagasara sibyo icyo ngicyo nicyo namubwira wazanshake mwereke igitenge kandi nabifate ibi nk'ibintu biri black ngiye imyambarire nyine tuma mbona natazi ya Strawberry rasike namubwira iki suri ya koko yaba we Strawberry say mana nyagasani ushaka mubwira iki icyo wumva we kiri ku mutima nimba uri n'umufana we ntago ndi umufana we mbabarira reka ikintu namubwira arebere kuri ba Shadibu One barebereho kuba slayinga biri classe si bya slayinga afite abana be hariya bishyurira amashuri ya danje mu mageto ya danje man nyine ubona ko ari igiceri kiri kuvuga ako we ntago ajya avugisha igiceri oya nyine ubona ibintu bye nyine wa musley ukiri mu underground tu cyari aslengisha nyine ubusa n'amakariso kandi abandi baslengisha igiceri sibyo baketi amakeba arenza amamodoka kazi abarebereho nyine afatira urugero kuri barafite amaduka ya danje bana kwirirwa hariya werekana ikibuno ngo nibwo ngo bari ibintu bya ngo nibwo uri guslayinga wapagwa gufata nk'ibici nyine iciriritse tu none gira cyubwira abakunzi bawe ndetse n'abakurikiranye yawe TV uvuge n'imbuga zawe bagusangaho kwanza ngena nakwamamariza ikintu nabwira abakunzi banjye mukomeze munshyigikire sibyo nkuko n'ubundi mwanshyigikiraga nkiri muri management aka abakunzi banjye ndabashimira bajya baza inbox bakambwira uti courage tukuri inyuma wicika intege ahubwo duha ibikorwa mani ndabashimira kandi ndabakunda cyane abakunzi bagaga hano hose muri ikindi nababwira mu gerageze mu following ku mbuga nkoranyambaga sibyo naba followers benshi mfite sindabo mo star rero mungira umu star sibyo ikindi kuri YouTube mukore subscribe kuri YouTube ngiye kuzana indirimbo nshyashya kandi muzayikunda pe itandukanye nezirango zabitwaye icyumva wapi nta hantu bihuriye sibyo kuri YouTube nkoresha amazina Umutoni Gaga Instagram nkakoresha naho Umutoni Gaga hose ni Umutoni Gaga TikTok hose ndio Snapchat Umutoni Gaga hose ndio ariko uvuze TikTok TikTok bishatse kuvuga iki TikTok ni urubuga abantu bajyaho bakigana ibintu biri funny ni ukuvuga ngo ujyaho ugashiramo indirimbo ushaka ko nyine ni ukuvuga ni urubuga ujyaho ugakora ikintu ushaka niba ushaka kwigana ijwi ry'umuntu ukaryigana niba ushaka kubyina ukabyina nyine none ubona zira mbuga ziri kuza mu minsi iri imbere zitazagira abashiki bacu tuntu twamadebe turaho kubera ko usanga hari nk'umuntu ukora ibintu biri akora nk'abantu bazibyazaho nk'umusaruro nkawe uri umuhanzi ujya wifasha indirimbo bona nta bantu bamwe na bamwe zagira amadebe oya ahubwo ni byiza ego kubakomeza ahubwo batuzaniye n'izindi mbuga nkoranyambaga nyine bituma abantu bataba bored bituma abantu baba busy tu ya ikibwira abakunzi ba Yawe TV ikintu nabwira abakunzi ba Yawe TV bansupporting nabo babaye abafana banjye bansupporting mfite ibikorwa byiza noneho kandi kuva nava muri management nabaye undi muntu mushya tu nizeho ikibuga ho gakeya rukuno ntari nyizi napfaga kwidumbukiza ako ubu ngubu ari utuntu duke nagiye menya nyine ikibuga wakimenya ntago ndakimenya nko kwijana ni nka 40 kwijana haracyari 60 ugomba kumenya haracyari 60 ngomba kumenya Imana igumugisha murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye kuba mwansuye Imana ibaho umugisha abakunzi ba Yawe TV baba bakeneye akantu ka kapera kandi mubundi tukagenda cyangwa ushaka n'ikintu himbira Yawe TV twicaye shaka karirimbo himba karimo ijambo Yawe TV akaririmbo mpimba mana bisi ko ntarimo mwanditsi wa danje keka mbaririmbiye twanjye dusanzwe ntaribi
njyewe ntaribi rwose byinana na buri wese umukobwa nka Gaga isanzure singira problems kumfatisha si ibintu ijwi ryanjye ryakwamye nari amavuta mumbabarire ijwi ryiza ahubwo nuko nari ibivuta tu okay kanangire I love the way you doing nkorera byono kola binkorera katubikore nera ngo ibi bintu bifata indi ntera wangolo ye wangolo tugolo ye tugolo thrigolo ye thrigolo fogolo ye fogolo I love the way you doing nkorera byono kola binkorera katubikore nera ngo ibi bintu bifata indi ntera seka 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 and you settle down seka seka and you settle down seka 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 and you settle down kintu nifuriza abakunzi ba Yawe TV nyine bakomeze baseke tu banakore subscribe kugira ngo bakurikirane ibiganiro kugira bakurikirane ibiganiro byanyu nta kintu bitwaye yes iyi yari Yawe TV ngewe nari Emi nk'ibisanzwe icyo ngusaba no gukora subscribe ugakora like ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment nari ndi kumwe na Gaga umukobwa mwiza w'i Rwanda nk'ibisanzwe ngewe ni wa muhungu wanyu Emi nyawe iyi ni Yawe TV peace and love Gaga sawa kabisa.